Hey, Eh, noneho wishyize ku muriro. ndayakije iremeye kwaka. Ndakunda. Twarimo tuvuga ngo buriya izi nsengero zahombeje abantu benshi kandi zihombya sinzi na leta yarahombye kuko hari yarabahaye ibyangombwa. Yego. Nk'urusengero rwari rufite amagaridiyene akaba yaranacitse intege, urumva nimba abashumba batarabaye ibisambo ngo bayagurishe, ntabwo urumva aricaye. Ngaho rero reka tubasabe mubanze mukore subscribe kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona, kandi nyaboneka mushobora kuba mumaze gukora subscribe ukaba kanda kunzogera kugira ngo mujye notification ya video yose dushizeho ntakajye video nimwe igucika. Kandi icyo tugusaba nyaboneka wihurinde kwihutisha video kugira ngo ibiri muri video byose ubashe kuba wabyumva. Mu gihe rero wifuza kuba watembera ukatembera umujyi wa Rubavu, nyarukira hara kuri Nengo Trail, hara kuri Nengo Hiking Trail, ku gicumbi cy'amasengesho wazamuke baraza kwereka ibyiza nyaburanga bigize umujyi wa Rubavu. kandi icyaga cya Kivu mu by'ukuri iyo uri hano kuri Nengo Trail uba witeguye kubana ibyiza bya Rubavu ndetse ubureba neza mu gihugu cya Goma. Rero niyo mpamvu twasabye kugira ngo nyaboneka mubashe kuba mwakora subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibingibi bikaje bibacika. Tujye kuvuga rero ku nsengero nshasha zishobora kuba zimaze kuba zafungurwa muri iki gitondo. Urutonde rw'insengero zigera muri 152 bimaze kuba zashirwaho umukono ko zafungurwa. Cyari igihe kinini rero insengero zimaze kuba zafungwa kubera ko zitari zushuje ibisabwa, nyamara bagenda babwira ko by'ukuri abari buze kuza ibisabwa bari kubuze kuba bafungurirwa. Turaza kandi kubabwira rero ikiganiro twagiranye na bamwe mu bakristo cyangwa se bamwe mu bashumba bari bayoboye aya matorero. Mu by'ukuri uraza kwiyumvira uburyo twaganiriye nabo, icyo bifuza uko byagenda. Nawe rero uramutse ufite igitekerezo cy'uko ubyumva cy'uko byagenda, nyaboneka watwandikira muri comment cyangwa se ku iyo nimero iri kuri screen yawe kuri WhatsApp yaba se kuri email, ndetse aho hose ubasha kutubona kugira ngo ubashe kuba waduha igitekerezo cyawe, cyaba icyubaka cyaba ikinyunganizi. Ibyo bitekerezo byose tuba tubikeneye. Rero reka duhere hano muri ADPR. nkuko mubibona hara ku kirango, hara murabona ikirango cyanditseho ADPR Nyarugenge. muri bazamuti mbese iya ADPR Nyarugenge irasenga bimaze bite, ndetse hari na hariya murabona ko inzego zose zihari. hari umuyobozi mukuru wa ADPR Ndayizeye Isayi. turaza kurebera hamwe ibyo babashe kwa batangaza impamvu bafunguye izi nsengero, impamvu bavuze bati abakristo n'ubundi ni basenge nyaboneka dore ko ibintu bikaze. ni nyuma yaho ibiciro ku isoko bimaze kuba byahanikwa ku buryo buri umwe wese arimo yibaza uko bizagenda, buri umwe wese arimo yibaza uko bizamera mu minsi iri imbere. nyamara abarebera hafi cyangwa se abizera Imana bo bavuga ko ari igihe nyacyo cyo kuba umuntu yasenga, ari igihe nyacyo cyo kuvuga ngo tugiye kuba twasenga, tumara kuba twasenga tubashe kuba twasobanukirwa neza. ni nyuma yaho rero tumaze kuba twababwira ngo nyaboneka tuzabagezaho urutonde rw'izi nsengero nshasha, kandi by'ukuri nubwo urutonde rw'insengero nshasha rwabashe kuba rwashirwa hanze, ariko hari n'izindi zari zimaze kuba zahagarikwa kubera ko ibyo zasabwe bitari gushirwa mu bikorwa, mu gihe izindi zirimo ziharanira kuba zashyira mu bikorwa ibyo zasabwe. kandi mu by'ukuri ibintu birimo kuba byagenda neza. Kitubavandimwe rero turigarukira hano kuri ADPR yacu. mwaje mwumva harimo ibibazo byinshi bitandukanye. rero iyi ngiyi niyo yabaye imbarutso y'uko amatora babasha kuba bayafunga kubera ko
hajya hagaragaramo ibintu byinshi bitari byiza, rimwe na rimwe ukumva ngo nta mugore wemerewe kuba yahagarara imbere y'amateraniro ngo abwirize abagabo. Ibyo ngibyo bikaba byarazitiraga uburenganzira bwa muntu, ariko muri iyi minsi bakaba barabikosoye. Hari ikindi rero cyakunze kuba cyagaragara muri ADEPR, ubwo bavugaga ko nta mwana uri munsi y'imyaka 18 ugomba kuba yasohora indirimbo, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu. Ibyo rero bikaba byarasubije abanyeshuri cyangwa se education department inyuma, kubera ko bibazaga uburyo abana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu bazabasha kuba bakwiga ibijyanye n'umuziki, dore ko hano ku kigo cya Nyundo ariho hari ikigo kijyanye n'imiziki, Arts and Music School. Ukibaza uti rero niba batemerewe kuba basohora kandi ari abayoboke b'iri torero bizagenda bite? Ahangaha rero itangazo rikimara gusohoka no kuvuga ngo andi matorero hirya no hino yarahagurutse aravuga ati by'ukuri abo bana ni mubazane tubakire, mubazane tubahe urubuga. Mu gihe abandi bavugaga bati by'ukuri none kuki umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu abasha kujya muri korali, akabasha kuba yaririmba muri Sunday school, mu makorali atandukanye, hanyuma akaba avuze ko atagomba kuba yasohora indirimbo ari munsi y'imyaka 18. Ati se none iyo bagiye imbere y'abakristo bakarimba muri Sunday school, ibyo biba bishatse kuba byavuga iki? Rero ni ibintu bitavuzweho rumwe mu bakristo cyangwa se ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta, bavuga ko by'ukuri ibi ngibi bagiye kuba babyigana ubushishozi, bagiye kuba babyiga neza bakamenya uko biri buze kuba byagenda. Ibi kandi byaje kuba byakura impaka nyinshi hagati y'abaririmbyi ndetse n'abakristo, cyane cyane abadiakoni n'abasaza b'itorero. Nituvuga abasaza b'itorero mujye menya ko ari abasaza, ari abantu bakuze bageze mu itorero kera, bakaba basobanukiwe neza iby'amateka. Tubibutse rero ko niba uramutse wifuza kuba watembera ugatembera mu mujyi wa Rubavu, nyarukira kuri Nengo Trail Hacking hara kuri Nengo Hacking Trail, none bakugezaho ibyiza by'umujyi wa Rubavu. Kandi by'ukuri iyo ukeneye ko bagutiza imodoka nayo barayigutiza, ni ahantu heza habereye ubukerarugendo. Gusa reka taze tugusabe niba utakora subscribe, nyaboneka ukore subscribe kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wasibona, kandi nyaboneka ujye wirinda kuba wakwihutisha video kugira ngo ibintu byose bijye bijya mu mucyo. Muri ukarero ubwo muri ADEPR hadukaga itangazo rivuga ko by'ukuri uyu nguyu Festin na Dorcas bashobora kuba babaciye, kubera ko muri ko bavuga ngo yashakanye n'umugabo utari mu itorero ryabo, nubwo bamutumye ibyangombwa akabasha kuba yabisana, ariko ibintu ntabwo byabuzweho rumwe, kubera ko babuze bati by'ukuri uyu mwana w'umukobwa araducitse. Ese ni izihe nyungu bari bamufiteho? Ni izihe ngaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi batekerezaga ko zamubaho mu gihe yaba agiye kuba yashyingiranywa n'uriya mugabo? Ibyo ni ibintu bitagiye bigaragazwa n'itorero, cyane cyane dore ko ibyo byarishikiye wari umwana w'umukobwa wabo Festin na Dorcas ubwo bahimbazaga ndetse bakarimba imyuka mibi igahunga. Uyu Festin na Dorcas rero bagaragaye cyangwa se bamenyekanye ku ndirimbo ivuga ngo urugamba rugeze mu mahina wararwanye uhereye mu mizi. Iyo ndirimbo rero yarabamenyekanishije cyane cyane bakigera kwa Munindahabi Irene, niwe babazamuye arabazamura kugeza nubwo bavuze bati uru rushako rwa Festin na Dorcas rw'abakobwa Irene Munindahabi bashobora kuzarugiramo uruhare rukomeye, dore ko ariwe ubazamura, akaba ariwe manager wabo, aho abana b'abakobwa baririmba bakazamuka mu muziki mu iyobokamana. Ndetse abo managers batandukanye bakaba barifuza kuba bayobora cyangwa se bamanaginga aba bana, kubera ko bazamukaga cyane mu ikoranabuhanga cyangwa se mu ikoranabuhanga rya muziki. Mu gihe ADEPR yo yari ikurira mu mazi abira, imeze nka mu mazi abira, yari imeze nk'abantu barimo sinzi ko navuga ko bavuga ngo kagasimba ry'akarinda urugo nakaye. Kagasimba karinda urugo hari uburyo buri korana bakavuga bati kuri kuranga kagasimba karinda urugo karikora mu muyaga. Aba rero baritoratoye, baravugwa baravugishwa, batanya kuba bati ubwo none Dorcas atanye ko yadefriza ibi bintu turabikizwa n'iki. Ariko kuri ruhande Festin nawe yaravuze ati mu by'ukuri kuba ndefriza ntabwo
ari uko nyobeye ko ari bibi nkurikije uko itorero ryatwigishije, ariko ndadefiriza kubera ko ndi mu rugo rwanjye ni mu rugo iwanjye kandi ntabwo muzabasha kuba mwanyubakira. Ibi rero byagiye bigarukaho n'abantu benshi, ari abakristo ari abapagane, buri wese yabaye pafufusera, buri wese yaravuze, buri wese avuga ibiri ku mutima we, ariko ibyo ngibyo ntibyatumye Festina adakomeza kuramba mu rugo rwe kugeza n'ubu ngubu akaba akomeye. Rero nshuti bavandimwe, reka muri aka kanya tugiye kuba twababwira cyangwa se twabagezaho ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakristo ku kijyanye n'aya matorero, kandi turaza kuba twumva neza baratubwira uko ku iriba rya Yakobo ndetse na hano muri Nengo ndetse na hano kuri Ndabirambiwe bigiye kuba byasobanuka. Hano kuri Misozi tugiye kuba twajyana ikiganiro n'umwe mu bakozi b'Imana atubwire uko byifasha no ku musozi wa Ndabirambiwe ndetse no ku iriba rya Yakobo. Iki kiganiro rero ndagira ngo nyaboneka muze kugikurikirana mutitisha video kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Reka mutega amatwi mwiyumvire. noneho wisize ku muriro. Ndayakije iremeye kwaka. ndakunda. twarimo tuvuga ngo buriya izi nsengero zahombeje abantu benshi, kandi zihombya sinzi na leta yarahombye kuko hari yarabahaye ibyangombwa. Yego. Nk'urusengero rwari rufite amagaridiyene akaba yaranacitse intege, urumva nimba abashumba batarabaye ibisambo ngo bayagurishe, ntabwo urumva aricaye. Aricaye amashuri aricaye. ubwo rero ibi bintu sinzi uko tuzabibara, sinzi uko tuzayitegera, ariko bari kugenda bafungura gake gakeya. gakeya. nubwo gahari nareka abandi bakomeye n'aboroheje bo wacu. Oya gukomera se si ukw'Imana. Oya gukomera mvuze ni uko amafaranga. Byo udafite amafaranga nyine, none se nimba bakubwiye ngo shiramo amakaro ukaba ntayifite, bakakubwira ngo shiramo pasitoro bise teoloji, udafite ayo kubahemba, udafite n'ayo kuyubarihira ngo bajye ku ishuri, yego byose ni amafaranga. none se ubwo urumva niyo mpamvu yo kubwira ngo abo ni abakomakomeye. naho gukomera ni ukw'Imana, natwe twese turakomeye. twese turakomeye, ari ikibazo ni ubushobozi bw'amafaranga. ikindi cya kabiri kuza twubwira akarere ngo kaze kakurebere ko byuzuye. none se kugira ngo kaze kakurebere ugira kaje kureba iki? bya bintu byose nimba byuzuye. kandi no kuba byuzuye itike yura abantu se baraza esase yabo karibira kwa mwenda urayishiramo. ese wahagurutse imodoka y'akarere ukibwira ko mu by'ukuri ntabwo byoroshye. ushaka kuvuga ngo rero umuntu ukiri hasi we nta jambo afite. nta jambo usibye kurihabwa n'Imana. ariko niko byahoze. umuntu udafite icyo yifite yayobora korari uko ubizi. oya ngo ubu ngubu ngo ni abantu bize. ni abantu bize. none umuntu wize se azabikora utamuhemba? nanjye ariko nibyo byanjanze. baravanga uwize. ikibazo uwo muntu wize kwa mugani azaza arata akazi ka leta ngagiye mu by'Imana utera muhemba. oya mbwira asasa na diporome ye sibyo? ase yirwe ku rusengero umunsi wa mbere wa kabiri, ubwo se ntabwo azarya? noneho ngo ari kuyobora korari ngo ni diyakoni, ngo n'abadiyakonari bagomba kuba barize. bagomba kuba barize kugira babashe gukurikirana neza da iyo mitungo. niho bigeze rero bakabaka amafaranga. nazo bandi bazaba barahembwa nyine. badahembwa ubwo iyo ni iyindi bishe nyine. kubera ko babandi batize wabahaga n'igihumbi bakagenda, ariko undi wese uzamukangisha igihumbi. kandi utakimwe wakumva ko ari kwisengera ari kwigira mu ijuru. kumva ko ari kwigira mu ijuru. ariko wize ntabwo byavamo. ntabyavamo.
Ndumva rero muvandimwe. Harya buriya kuri Nengo naho barahasengeraga. Kuri Nengo ubu habaye ubukerarugendo da. Barahasengeraga, twaraga kuhasengera nga kabiri. Hari igihe twajagayo tujanye ibyifuzo by'umuntu rero tugasenga. Wanariga Imana, hari umungu watubwirije nta numva ndafashishwa. Ubwo se buriya kuri Ndabirambiweho hazasigara? Kuri Ndabirambiwe izaterwa nuko abantu bahavuga ibitangaza bihabera. Ndabirambiwe hano kwiriba nubwo hameze guca urumva. Abantu basengeye pe barasubizwa. Hano kwiriba nabazere umbwira shiti yanjye muri cya gihe cya korona jyewe narasengeye. Yego. Inzara yaranjaga pe. Kandi bikubwira ni ubuhamya bwihereye bucava dore n'ubu niho ndi kuja dore ndi kumva ko ndazamanaga amazi. Noneho ngabwira abantu ati mutanga ituro. Yego. Byaturo tukariha ushonje pe naramuheragaho nje ndagura kuraga b'igice cy'icumi. Yego. Kandi inzara yikunje bikomere kubwirisha hanze yarajyaga pe. Ubwa nyuma n'umuka gwambwiye ngo aba bantu muhaga amafaranga ndiba kuko twasigaraga n'abantu batanakaraba. Ndabati ndibahinduka ahubwo mugende mwashakira utwenda n'udusabune n'udukweto mubashye. Shuti yanjye twamaze kubaha utwo twenda tutubashye twabaye n'utwenda twarambaye twakuyemo turaba. Nona nasusonaga amashati nambaraga cyane pe. Uretse amashati njye narayaguze. Aya yavuye mu kuboko k'Uwiteka. Rwose ibyo ngubwira nanjye ni ibitangaza niriraga bya hano kwiriba nanjye narigomwe ibyo ndabikora kuva namara kubyigomwa. None aho umupasiteri arambwira ngo umva uko Uwiteka mbwiye. Yego. Imana yavuze ngo ikugirire neza. Umupasiteri arambwira ngo kandi ngwemereye ikoti. Haleluya. So wewe kugira ngo hano kwiriba yusenze neza ndaburiganya burimo. Kandi akora kabisa. Ndumva ahantu ahubwo hagiye kuba mpuzamahanga. None n'ubu niyo nigiriye njyewe niba nziga ndibigero uyu munsi wa gatandatu ubwo nimba va ejo n'ukurirwa nijyame dore ndahageze. Nahagera ngasenga njyewe nyine nahagera tugasenga turi babiri kuko njyewe mbazi hano habagira isubizo wa mugabo. Nta bandi bahari? Oya ndahagera neza ubwo nayo n'abandi. Hewe ubwo ibyo byondo kuntu hasha bamwe. Ibyondo ndi kubije batatu Imana none yambaye n'utubote ureze kukubwira ubundi nazaga n'ubukweto bucyaje. Hano kwiriwa hari umuti. Hari umuti kabisa ahubwo turahayoboka turi benshi. Bamuza ko muhayoboke none niyo leta izaneyo ibyo byayo izadusanga tubwira ati twe cyifuzo ni kirimo mutabikoze gucenda bizashoboka. None se ubwo baraza bahasengera cyangwa barashira ibindi bikorwa? Oya n'ubukerarugendo bwo kwasura muje no gusenga nyine. Bw'iyoboka bundi bazahita ngo niyoboka Imana. Bamwe iyoboka Imana rero urumva n'abantu bajya baraza kuhasengera baje kuhakorera ubukerarugendo bw'iyoboka Imana ryivuga butumwa. Urabyumva? Yego. Ubwo rero muze musenge numara gusenga nuko nimba bazashoboye kubishuza igiceri akibishuze nuko cinjire muri rwayo meyemezo mirimo. Ubwo n'ubu biti by'abaturage urumva sumbaze niba bazabiciramo security abaturage bashaza kubisarura cyangwa se niba bazabagurira ndawani. Ubwo bazitira bahereye he? Kuzitira se? Ni ugufunga muri ino nzira imanutsemo bakavanga mwese mujambo araca mu rembe ryo hasi abajemo. Urabona ko abaturage banyuramo bazamuka bamanuka akavanga umuturage wongeye kwemera kunyuramo. Ibyo birashoboka. Bagafungira hejuru bakabati mwese mujambo akira muri pfunda muzamuke muzemo ha. Ibyo bikaba irembo ryaguca. Uko niko babishobora naho ubundi biragoye. Ndumva
ariyo sisiteme yo kubyubakamo. niko bimeze.